amahirwe ariko dufite amahirwe abantu b'Imana. Abari kunyuma mavuga ngo amena cyane. Ngiye ntabwo ndatinda kubera ko uyu munsi mufite n'ikindi giterane, ariko turashimira Yesu watumye tumena Imana. Mwamumbera amashimeshi cyane. Wowe barebe ubure kumutumira urebe. Nge ndamutumiye azi wanje. Abamukeneye bavuga ngo amena cyane. Yesu turamutumiye. Yesu turamutumiye ajya yimura abami, akimika abandi, ajya kura ku kazi, agashiraho, ajya kura ku cyavu, akicazanya n'ibikomangoma iyo abishatse. Iyo uri kumwe na Yesu bamuhishuriwe, ntacyo wikanga, nta n'icyo utinya. Abo turi kumwe, haleluya. Abo turi kumwe, haleluya. Ntacyo wikanga, ntacyo utinya, kuko waramaze kumuhishurirwa, waramaze kumumenya. Niwe rembo ry'intama, niwe mungeri mwiza Yesu. Narahagurutse, mpagurutse mvuga ijambo ry'Imana rya minota 5, ndababwira ngo dusenge, irageze. Abantu baranga baravuga ngo ndidushaka, twese ntabyo dushaka. Komeza. Reba kugira ngo abakristo bavuge ngo komeza, kandi umuyobozi yaguhaye ingahe? Wateguye kuri uyu munsi, mbaraga zawe zimugaragareho. Mwuka wera reka muhangeho, yasama kuvugire ntabari we, reka imbaraga zawe zimutwikire. Maraso ya Yesu amubonekeho, kandi reka natwe data tugiye kumva ijambo ryawe, reka twumvire icyo ridutegeka. Imbaraga z'umwijima zihunge, umucyo wawe uvire buri wese uraha. Turagushimiye kuko uri kumwe natwe. Ngaho komeza ube muri iyi gahunda yose, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Haleluya. Haleluya. Reka turambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, turasoma mu gice cyaho cya mbere. Turasoma mu gice cyaho cya mbere, turasoma duhereye ku murongo waho wa 16, turasoma n'umurongo wa 17. Rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cya mbere, dusome umurongo wa 16, dusome n'uwa 17. Turaza no gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka mu gice cya 10, dusome umurongo wa 22. Kaduhere mu Befeso, haranditswe ngo mbashimira Imana urudaca ngabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya. Amen. Kadusome no mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka mu gice cya 10, dusome umurongo wa 22. Haranditswe ngo byose nabihawe na data, kandi ntawuzi umwana wari we
keretse se, kandi ntawuzi se uwo ari we keretse umwana n'uwo umwana ashatse kumumenyesha. Amen, 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 amen. Dushimiye Imana. Imana ishimye ko tuboneka muri uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kubasanze twivuze, nitwa Masengesho Innocent, ngorera umurimo w'Imana muri paruwasi ya Rugerero. Umudugudu cyangwa se itorero ni Rugerero. Kuri iryo torero ndi umudiyakoni, ndi n'umuririmbyi, ngaba n'umuyobozi wa korali yaho yitwa Abayisenga. Rero ndi hano, ubuyobozi bw'itorero burabizi, baduhaye indasho ngo nitugira hano tubasuhuze muzakire mu izina rya Yesu. Dushimiye Imana nguko twari dutangiye tubivuze, kubera ko kuba turi hano ni umugambi w'Imana. Kuba uri hano ni umugambi w'Imana. Abari kubyemera amen. Kuba turi hano ni umugambi w'iki? W'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana, ni ijambo nifuje ko tuganiraho, kubera ko menye ko nzaza hano haciyemo iminsi. Nanjye nafashe umwanya wo gusenga, fata n'umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Ubundi gusenga ni kimwe, ariko no gusoma ijambo ry'Imana nacyo ni ikindi. Maze gusenga, soma ijambo ry'Imana, Imana ishira aya magambo ku mutima wanjye, afite intego ivuga ngo iyo wishuriwe Yesu utsinda isi. Iyo wishuriwe Yesu utsinda, munyikirize, utsinda isi. Guhishurirwa Yesu bigufasha guhangana n'isi. Isi, kubera ko isi ni ikibuga turiho, kandi ni ikibuga kigoye, kubera ko Bibiliya iravuga ngo nzaho muri ko ari intebe y'ubwami bwa Satani iri. Mu yandi magambo, aho turi niho intebe y'ubwami bwa Satani iri. Kunesha isi rw'ibintu bitandukanye, bigaragara n'ibitagaragara, ariko ibyo byose kubinesha bisaba kuba twarahishuriwe Yesu. Abo turi kumwe, haleluya. Munyikirize haleluya. Twongere haleluya. Paulo yandikira Abefeso arababwira ngo ndabasabira igihe cyose uko nsenze, tabasabira kandi amasengesho atari make. Avuga ibintu bigeze kuri 2 bituma abasabira. Aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ari nawe w'icyubahiro, ari we data wa twese, abaha umwuka w'ubwenge, abahe no guhishurirwa, kugira ngo mubone uko mumenya Imana. Paulo yandikira Abefeso. Bundi Efeso ni ijambo risobanura ngo igikundiro, cyangwa se ikintu cyiza. Ikintu cyiza gifite agaciro, ikintu cyiza kigaragarira amaso y'abantu, ikintu cyiza kiboneka. Kubera iki? Bundi iri torero cyangwa uyu mudugudu wari wubatswe ahantu heza. Hari ahantu heza kuko wari hari ku mwaro w'inyanja. Abasoma amateka ya Bibiliya, iyo nyanja yitwaga Ajeya. Ni ahantu
inguge zabaga zizanye ibicuruzwa bivuye mu mbande zitandukanye, mu bihugu bitandukanye byari bikikije inyanja ya Mediterane. Bakazana ibicuruzwa bakabishira muri uyu mudugudu witwa Efeso. Wari umudugudu ukomeye, wari umudugudu urimo abahanga, kuko no kuhabwiriza Pawulo haramugoye. Ariko turashimira Yesu, afite imbaraga zikomeye zigendana natwe kandi zidushoboza ibyo tudashoboye. Abanyumvishe haleluya? Twongere haleluya. Pawulo biramugora kuhabwiriza, ko yabaga ari kubwiriza ngo bari bafite abahungu bazi gukina igisoro. Bari bazi gukina igisoro, yabaga ari mu materaniro akabona bazanye ibisoro babyikoreye, ho kugira ngo bamukurikirane ahubwo bakabuguza. Ibisoro murabizi? Ibisoro murabizi? Turebe. Ndikubona mubizi. Bakabuguza, bagaca imivuna, ariko Pawulo agakomeza kubwiriza. Yaba ari kubwiriza ijambo ry'Imana akabona bazanye amakarita, kina amakarita. Yahuye n'ibibazo bikomeye bigoye, ariko mu ijuru dufite Imana ishoboye byose. Ariko abayemera mwavuga ngo amena cyane. Yahuye n'ibibazo bikomeye. Ni nguko turi kumva ijambo ry'Imana, ukajya kubona kabana umuntu azanye igisoro, azanye amakarita, abandi bakaza bagakina amakarate, bagakina amakungufu, abandi bakazana ibyangombwa by'ubutaka. Mbese yahuye n'ibibazo ari kuhabwiriza, bigera ubwo avuze ngo Mana, mbese wampamagariye iki? Twebwe ubu nda bisoro bihari, n'ababifite bari kubikinira hakurya yacu, ariko natwe dufite amatelefone. Usigaye ubwiriza, ukabwiriza umuntu ari muri WhatsApp, ari gutumiza ibicuruzwa hanze, cyangwa se ari muri business. Ibyo byose ni bintu bishobora kuba barriers, bikaba obstacle, bigatuma ijambo ry'Imana ritavugwa neza. Ariko turashimira Yesu, afite imbaraga zikomeye nubwo bigoye, ariko yaravuze ngo ndi kumwe namwe, ntabwo mwifuza undi murengezi. Pawulo arageragezwa, arabwiriza, bigeze ubwo abajije Imana ngo nkore iki. Imana iramubwira ngo jya gushaka inzu uyikondeshe. Akodesha inzu y'uwitwa Turano, aramubwira ngo yingondesha imyaka 2 nzakwishura. Arayimuha. Pawulo agize amahirwe yinjiranamo n'abagabo 12. Bagezemo barasenga. Nusenga Imana izagushigikira. Abo turi kumwe haleluya. Nusenga Imana izagira gute? Twongere izagira gute? Izagushigikira. Ngo barasenga. Muri kwa gusenga Pawulo uko yasengaga, umwuka w'Imana aza kuri babagabo, barafatwa, umuriro ubazaho. Bamaze gufatwa arababwira ngo noneho dusohoke mumfashe kubwiriza ubutumwa bwiza. Buriya nta muntu ushobora kubwiriza ubutumwa bwiza ari yenyine. Mbagaze hano kubera mwe, ariko namwe mwicaye aho kubera njye. Mu yandi magambo, mumfashe tuvuge Yesu neza. Abavyemeye muvuge ngo amen. Twongera tuvuge ngo amen cyane. Pawulo arabwiriza. Nusoma Bibiliya, yahuye n'ibyaha. Hari abantu bakorera ibigirwama. Hari uwitwa Demetiriyo, ngo yari umucuzi w'imiringa, kandi yungukiraga abantu byinshi, akabahereza akazi bagakora, ngo bamara gukora akabahemba. Ariko abonye Pawulo ageze muri uwo mudugudu, ngo ateranya abacuzi b'imiringa bose, arababwira ngo murabizi neza ko dutunzwe n'uyu mwuga wo gucura ibigirwamana byo mu rusengero
rwa Rutemu. None muri twe hajemo umugabo witwa Pawulo, amaze kuvuga ko ari Imana itavuga, ari Imana itareba, ari Imana idakora. None dukora iki? Ko Imana yacu amaze kuyaka agaciro, arababwira ngo mwibuke dutunzwe n'uyu mwuga. Ntabwo twakemera ko Imana yacu Arutemu isuzugurwa. Pawulo amaze kubyumva ngo arasenga, asenze Imana imuha imbaraga z'umwuka wera. Abo turi kumwe, haleluya. Imuha icyo bita imbaraga z'umwuka, icyamba Imana ikaziduha. Bwira uwo mwicaranye ngo Imana iguha imbaraga z'umwuka wera. Imana iguhe, Imana iguhe, Imana iguhe. Twongere volume. Imana iguhe imbaraga z'umwuka wera. Kubera ko ntabwo byoroshe, biragoye, rugendo turimo ntabwo rwiyoroheje, ariko kurushobora birasaba ko Imana iducaginga ikaduha cyo bita imbaraga z'umwuka we. Kuko aho turi muririmbyi yaravuze ngo hahoze abandi, kandi abahahoze bakagwa, barabwirije, barahanuye, bareretswe, barayoboye, ariko biranga. Bisobanuye iki? Natwe dukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo dushobore gusingira icyo Kristo yagize gute, yadufatiye. Kuko ntabwo byoroshe, ntabwo bigize gute, ntabwo byoroshe. Munda ari kuririmba, agasambana, kabwiriza, gakora ibyaha, munda agakora byangwa n'amaso y'Uwiteka, kandi ingeri zose ugasanga barimo. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko turi ahantu hagoye, kandi mu gihe kigoye. Kino gihe kiragoye. Ariko Daniyeli yaravuze ngo abazi Imana yabo, abazi Imana bazagira gute? Bazakomera. Ngo kandi nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Kubikora nukuba aho basambana, ariko we ndusambana. Ukabana n'abanywi b'inzoga, ariko ntuzinywe. Ukabana n'abanegura, ariko ntunegure. Ukabana n'abaca ibico babiciriye abana, ariko wowe ukagaragaza imbaraga z'Imana. Pawulo Imana iramushigikira. Bibiliya iravuga mu Byakozwe n'Intumwa ngo Pawulo ahabwa kuri izi mbaraga, ahishurirwa Yesu bundi busha. Ngo arangije arabwiriza, bigeze ubwo abacuzi b'imiringa bakoreraga Demetiriyo ngo baremera, baravuga ngo iyi Mana yacu itavuga, iyi Mana yacu idakora, tuyivuyeho, dukurikiye Imana ya Pawulo. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Munyemerere tuyikomerere amashyi menshi cyane. Iyo tuyikoreye tukayivuga neza, cyo bita neza, abantu barayubaha bakayikorera. Pawulo rero arabandikira, kubera ko yari amaze kumenya ko nubwo bakijijwe, ariko yakiraga amakuru atandukanye. Arayakira ko nubwo bakijijwe, ariko muri bo harimo abatangiye kugenda uko Imana idashaka. Arabandikira, aravuga ngo mbora mbasengera amasengesho y'urudaca, mbora mbasengera uko bukeye nuko bwije, kugira ngo Imana ibahishurire, guhishurirwa, ibahe umwuka w'ubwenge, kandi ibahishurire, muhishurirwe imbaraga z'Imana, kugira ngo mushobore kuyisobanukirwa neza. Ubundi umwuka w'ubwenge ntabwo ushobora gusigana no guhishurirwa. Nta muntu ushobora guhishurirwa adafite ubwenge. Bibiliya iravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge,
kandi kuva mu byaha niko kugira gute? Niko kugira gute? Niko kugira gute? Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwenge ni ikintu gikomeye tugomba gusaba Imana. Kubera iki? Ntabwo Daniyeli yari guhishurirwa inzozi z'umwami Nebukadinezari adafite ubwenge. Hoya, Bibiliya iravuga ngo umwami Nebukadinezari amaze kurota inzozi, ngo yahagaritse umutima. Amaze kuwuhagarika, ngo ahamagara abanyabwenge, ahamagara abakarudaya, ahamagara abantu bakomeye bari barize, arababwira ngo ndashaka ko munsobanurira inzozi narose. Baramubwira ngo mu rurimi rw'icyarameya, baramubwira ngo niba ushaka ko tuzigusobanurira banza uziturotorere. Arababwira ngo inzozi nagize gute? Nazibagiwe, ntabwo nzibuka. Arababwira ngo mugomba kuzisobanura uko byagenda kose. Baravuga ngo mwami udutegetse ikintu gikomeye twebwe tudashoboye. Twebwe ntabwo twashobora gusobanura inzozi, kandi ntabwo twigeze tubona umuntu utubwira ngo tumurotorere inzozi atazitubwiye. Turashimira Imana kireba n'ibyo abantu batareba. Abo turi kumwe, haleluya. Imana yacu ireba n'ibyo abantu batagira gute? Batareba. Umwami ngo ararakara, aravuga ngo hereye none bagomba kubica mwese mugashiraho. Ngo ashaka umutware, amaze kumushaka ukomeye wayoboraga ingabo, aramubwira ngo abanyabwenge, abakarudaya, abantu bose nigishije bagomba gupfa. Ariko ngo gupfa kwabo bazize kuba badashoboye kurotora inzozi no kuzinsobanurira. Ngo nabo baramubwira ati mwami ntabwo dupfa twenyine, keretse babanje kujya kuzana uwitwa Daniyeli n'uwitwa Saduraka n'uwitwa Mishake n'uwitwa Abidenego, natwe tugapfana nabo. Ngo ahita ajya kureba Daniyeli na bagenzi be. Bamugezeho, Daniyeli arababwira ngo habaye iki? Baramubwira ati rero tugomba gupfa kubera ko tudashoboye gusobanura inzozi z'umwami. Daniyeli ngo abaka umunsi umwe gusa. Wasenze umunsi umwe wakora imirimo n'ibitangaza. Abo turi kumwe, haleluya. Wasenze umunsi umwe Imana yakoramo ikintu gikomeye, abantu bose bagasobanukirwa ko wagize gute? Ko wagize gute? Ko wagize gute? Ko wasenze Imana. Daniyeli na bagenzi be ngo barasenga, bagira ubwenge bwo kwaka umwami umwanya wo gusenga. Barawumwaka. Mureka abantu bafite ibizabigisha, bafite ibizatuma basenga. Nubwo turi kubinginga kinginga umuntu ngo asenge, ariko abantu bafite ibizatuma basenga. Daniyeli ngo asenze. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibyo byahishwe byose bihishurirwa Daniyeli. Ngo Daniyeli asanga bagenzi be, arababwira ngo dushimire Imana kuko bya bindi byose byahishwe abanyabwenge Imana yabiduhishuriye. Nihabwe icubahiro, tuyikomera amashyi menshi cyane. Bajya imbere y'umwami basobanura inzozi. Bazisobanuye kubera iki? Bazisobanuye kubera ubwenge Imana yari yabahaye, kandi ngo birahishuka byose. Barabibona. Daniyeli asobanura inzozi, ahishurirwa byose ibyo umwami yarose, kandi batari bari kumwe nawe, kubera ubwenge no gusenga no kwegerana n'Imana. Iyo ufite impano y'ubwenge ukagira guhishurirwa, ushobora gutsinda isi, ushobora gutsinda ikintu cyose cyaza kigushaka, cyaza kiguhiga. Imana iguhereza imbaraga, reka tuyihereze icyubahiro kuko niyo iduha imbaraga zo kunesha. Yosefu nawe yahishuriwe inzozi z'umwami. Farawo kubera gusenga
byari bikomeye. Ariko nimusome ijambo ry'Imana, Yosefu ari muri gereza yashoboye gusobanura inzozi azishuriwe kubera gusenga Imana. Iyo wabanye n'Imana neza hari ibyo guhishurira, kandi iyo umaze kubishurirwa ukamenya imbaraga z'Imana ushobora gutsinda isi, kayitsinda. Iyo uhishuriwe Yesu ushobora gutsinda isi. Haleluya, haleluya. Iyo uhishuriwe Yesu ushobora gutsinda isi, kandi kumuhishurirwa ubugize amahirwe akomeye, akomeye. Kubera twasomye ngo ntawuzi se. Oya, Yesu niko yavuze ngo byose nabihawe na Data. Kiri jambo nasomye, byose nabihawe nande, byose nabihawe na Data. Aravuga ngo kandi ntawuzi umwana keretse se. Aravuga ngo kandi ntawuzi se keretse umwana. Ariko ashiramo ijambo rya gatatu, aravuga ngo n'umuntu wese umwana ashatse kuyimenyesha. Imana ihabwe icubahiro, Imana ihabwe icubahiro. Narimuzaga Imana ihabwe icubahiro, narimuzaga Imana ihabwe icubahiro, narimuzaga Imana ihabwe icubahiro. N'umuntu wese umwana ashatse kuyimenyesha. Ngo ndetse n'uwo umwana ashatse kuyimenyesha, bisobanuye ngo hari umenya Yesu binyuze ku Mana, ariko hari n'umenya Imana biciye kuri Yesu. Turashimira Yesu ko twamenye Imana ari we binyuzeho. Abo turi kumwe, haleluya. Abo turi kumwe, haleluya. Ntawuzi se, niko handitse. Nta nuzi umwana keretse uwo mwana ashaka. Mu yandi magambo, ntabwo umuntu wese yabyuka ashaka kumenya Imana ngo abyemere. Never, never. Hoya, hoya. Ntabwo byashoboka. Ntabwo wabyuka ngo uvuge ngo nshaka kumenya Imana ngo byemere. Ntabwo byakemera. Haranditswe ngo nta wundi uzi umwana keretse se. Nta nuzi se keretse umwana, ngo keretse n'undi muntu wese. Ariko dufite amahirwe ariko dufite amahirwe abantu b'Imana. Abari kunyuma mavuga ngo amena cyane. Ngiye ntabwo ndatinda kubera ko uyu munsi mufite n'ikindi giterane, ariko turashimira Yesu watumye tumenya Imana. Mwamumbera amashimeshi cyane. Ntabwo ari ugupfa kumumenya. Hoya, ntabwo ari ugupfa kumwemera. Dushobora kubwiriza tukaririmba, ariko Imana itagize uruhari rwo kugira ngo umenye Yesu. Ntabwo wamumenya. Wasambana kuwa mbere, ukiba kuwa gatatu, ukaroga kuwa kane, kandi uza gusenga wanywa inzoga ugasinda, kandi uza gusenga kubera ko ubutari wahishurirwa Yesu. Ariko uyu munsi wa none dushaka kuhishurirwa Yesu bundi busha, tukongera tukamumenya neza. Abo turi kumwe, haleluya. Twongere cyane, haleluya. Twongere cyane, haleluya. Abanezerewe Yesu, haleluya. Kumenya Yesu, kumenya Yesu ntabwo ari ibintu byoroshye. Hoya, uwitwa Zakayo ngo yashatse kumenya Yesu, ashatse kumumenya ngo abura hanyura kugira ngo amurebe. Ngo aragenda, ageze mu bantu asanga ngo ni mugufi. Ariko kuba mugufi nabyo menya ari shitani. Kuba mugufi menya ari shitani. Ariko nibyo, hari aho nageze bandebye baravuga ngo kari akagabo ntabwo kashobora kuvuga Imana.
bandebye ubugufi, ariko kuba mugufi nabyo menya. Ariko turashimira Yesu, ajya tugira barebare, ajya tugira banini. Ariko mwavugira ngo amena cyane, twongere ngo amena cyane. Hari igihe Yesu nimvuga ngo Yesu, baransuzugura, baravuga ati karahereza iminota 5 gasuhuze, kandi bari banumiye. Uretse ko ndagiraga ikoti, dore ikoti ndibonye vuba, niyo mpamvu nanjye ndi kujyambara nk'umuntu uri haraye. Nambaraga agapira kitwaga Chicago, kari gafite akamashini hano. Ako gapira niko nambaraga. Imana irantuma ngezeyo, ndasuhuza, mvuga aho ndurutse, baravuga ati buriya se. Ariko nanjye ndi wabaga nahuriyeho n'abagabo banini barebare babyibushe, noneho nakireba ngabona ameze nk'inzige imbere yabo. Ikintu gitangaje ni iki, narahagurutse, mbagurutse mvuga ijambo ry'Imana ya minota 5, ndababwira ngo dusenge, irageze. Abantu baranga, baravuga ngo ndidushaka twese, ntabyo dushaka, komeza. Reba, kugira ngo abakristo bavuge ngo komeza, kandi umuyobozi yaguhaye ingahe? Narindi kubabwira ngo Imana yabishatse natwe iratuzamura. Zakayo abonye ko kubana Yesu bidashoboka, ngo anyura mu bantu biranga, ariko Imana yo kabyara imukoreramo, iramubwira ngo Zakayo zamuka igiti. Abo turi kuma haleluya. Zamuka igiti cy'umuvumo, ngo arakizamuka. Niba igiti kibi kibaho, ni igiti cy'umuvumo, kigira amakakama, igiti kibi. Ariko Zakayo yari umukoresha w'ikoro, yari umuntu ukomeye, arakizamuka. Ngo Yesu ahageze, arararama, abwira Zakayo ati yawe Zakayo we, ururuka. Abo turi kuma haleluya. Zakayo ururuka hasi, ururuka hasi. Reka icyubahiro cyawe, reka amafaranga yawe, reka amashuri yawe, reka imiryango yawe, ururuka, ururuka, ururuka. Haleluya, haleluya. Ururuka, ururuka. Naje kukubwira ngo ururuka, ururuka, kuko uyu munsi Yesu ararara. Hari abari kumwemera se? Muvuge ngo ararari wanje. Yesu arari wanje, kandi nahagera hari ibyo arahindura, nahagera hari ibyo arica, nahagera hari ibyo ararwana. Yesu nahagera araterura akubite. Toka lawasika petanke siminangawa eredo perigans shedompe enetrofesi enedrans. Wowe barebe, ubure kumutumira urebe. Nge ndamutumiye azi wanje. Abamukeneye bavuga ngo amena cyane. Yesu turamutumiye, Yesu turamutumiye. Ajya yimura abami, akimika abandi, ajya kura ku kazi, agashiraho, ajya kura ku cyavu, akicazanya n'ibikomangoma. Iyo abishatse arabikora. Abamwemera muvuge ngo amena. Iyo abishatse, iyo abishatse, iyo abishatse, muvuge ngo iyo abishatse. Twongere ngo iyo abishatse, twongere ngo iyo abishatse, twongere ngo iyo abishatse. Iyo abishatse arakora. Iyo abishatse. Gwiki bashaka ibitegano, bashaka ibitega, bashaka kukurutsa, bashaka baba bahagaze.
Yesu ngo yinjira kwa Zakayo. Ahageze Zakayo ngo yitegereje ukunda abantu badashaka ko arariwe. Aravuga ngo mwami, ndabizi ndi igisambo, ndabizi ndiki. Ubundi kibazo abantu bazize kutemera ibyo bakoze, ariko nubyemera Yesu ararari wawe. Abari kunyumva haleluya. Aravuga ngo ndi igisambo, naribye, nariye abapfakazi, nariye abakene, abo naciye ruswa, ariko era uyu munsi wa none wanambuye ndamuriha kane. Arangirira avuga ngo kandi umugabane wanjye wa kabiri ndawuhereza abakene. Yesu aravuga ngo nibyo nashakaga, nazanwe n'uwari warazimiye. Shuriwe Yesu ari ku mugezi, guhishurirwa Yesu byaranze. Yesu aramubwira ngo iyaba wari uzi ugusabye amazi wari nawe umusabye amazi y'ubugingo, aya mazi uri kuvoma azashira, ariko ayo nzaguha ntacyo azaba, ntabwo azashira, azakugeza mu bugingo bugiza gute buhoraho. Aramubwira ngo ayo mazi yambe. Yesu aramubwira ngo sinyaguha wenyine, genda n'umugabo wawe. Aramubwira ngo nta mugabo mfite. Yesu aramubwira tuvuze ukuri, batanu wari ufite saba n'uwo wararanye nawe iri joro nawe si uwawe. Arangije aravuga ngo mu Bisiraheli reka mvuge nutamuhishurirwa nta bugingo uzabona. Yohana abivuga neza mu gice cya 14, aravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi. Aravuga ngo yaba atahari mba mbibabwiye, ariko ubwo ahari ngiye kubategurira aho muzaba. Aravuga ngo kandi inzira mugize gute murayizi. Umva rero uwitwa Toma aramubwira ngo iyo nzira ntayo tugize gute, kandi yabanaga na Yesu. Ushobora kuririmba, ugahanura, ukabwiriza, ukayobora, ariko utari wamenya uko na Toma ntawe yarazi. Kandi barajyanaga, Yesu agakora ibitangaza areba, Yesu agahindura amazi divayi areba, ariko ndi yarara akamenya Yesu. Bwira uwo mwicaranye ngo ngwifurije guhishurirwa Yesu. Kwifurije guhishurirwa Yesu. Aramubwira ngo iyo nzira ndayo tuzi. Yesu aramubwira ngo yawe Toma we, ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Aravuga ngo kandi ndawe ujya kwa data ndamujya. Filipo nawe ataha. Kinone se siko nindi kubura umwigishwa wa Yesu ukagendana nawe, ariko utari wagira gute uzabisome. Yesu yaravuze ngo Filipo we, mbabajwe no kubutanzi kandi tumaranye igihe. Ushobora kumarana na Yesu igihe ariko utari wamuhishurirwa. Ukaririmba ariko utari wagira gute, ukadiyakona ariko utari wagira gute, ukayobora utari wagira gute. Ariko twinginge Yesu. Abo turi kumwe haleluya. None se ubu hano haruramenya Yesu akagera ku rwego rwa Filipo. Filipo yagendanaga nawe ariko atamuzi. Yesu aramubwira ngo Filipo we, umbonye. Haleluya. Kijambo nkunda aravuga ngo umbonye ababonye data. Tumukomera amashyi menshi cyane. Umbonye ababonye data. Umbonye abagize gute, abagize gute, ababonye data, kuko ndi muri data nawe ari muri njye. Abo turi kumwe haleluya. Yesu niwe nzira niki n'ukuri n'ubugingo. Icya kabiri, Yesu niwe rembo. Yesu niwe rembo. Yaravuze ngo ninjye rembo, umuntu niyinjira azasohoka kandi azakomera. Yesu niwe rembo.
niwe rembo ryonyine, nta yindi nzira wanyuramo kugira ngo ugere ku Mana keretse unyuze kuri Yesu. Kandi kumenya Yesu bifite agaciro gakomeye, kubera ko icya gatatu yaravuze ngo ni nge muzabibu, namwe muri amashami, kandi ishami ryose ritera imbuto arikuraho agera imbuto ngo ajyanganya ahandi mahagi kugira ngo rishobore kwera imbuto. Abo turi kumwe, haleluya. Nawe Yesu akwanganyeho andi mahagi, hari ikintu yakora kigatuma wera imbuto. Abo turi kumwe, haleluya. Ariko wari uzi kujya no kuzera hakaboneka ikizica? Kanivugire make, hari igihe ujya kuzera hakaboneka ikigira gute? Geze gusura korari imwe yari igizwe n'abantu 80, sanga ifite perezida wa korari watumije batera imbuto, ahera ku muto ageza ku mukuru arabatereta, nayisengeyemo amaze gutera abakobwa 7 amada. Uwo si yatuma bera imbuto? Hari igihe ujya kuzera ariko hakaboneka ikiziniga cyo bita amahwa. Amahwa akaziniga. None si waririmbana n'umuntu akaba ari ukubwira ngo musomane, ubwiza mbuto za kera ndi kubatuka, hakagukatana. Hano ni ku Cyumweru, ntabwo ngiye kwerekwa, ariko natangaye buriya ntabwo byashoboka ko wera imbuto kandi uri kumwe n'ihwa, ujya kuzera ihwa rigahita riniga, wowe uririmbanya n'umuntu niwe uri kugutereta mbakabizu. Izo mbuto za kerara agashora indoki no mu mabere, izo mbuto za kerara. Wabana n'umuntu agatereka inzoga akayiguha, izo mbuto za kerasi reka da. Ariko ibyo byose biri kuniga imbuto, tubikujeho mu izina ryande. Abari kunyuma muvuge ngo amena cyane. Hari ibiniga imbuto, ibiniga imbuto, hari ibiziniga. Ariko uyu munsi wa none mureke twinginge Data ibyo byose biri kuniga imbuto abikureho kugira ngo dushobore kwera imbuto zikwiriye. Yaravuze ngo ninge muzabibu. Gatatu ngo ninge mwungeri mwiza. Umwungeri Yesu mwungeri mwiza, ni nawe rembo ry'intama, amenya intama ze zose nazo zikamumenya. Yesu niwe mwungeri mwiza, ni nawe rembo ry'intama, amenya intama ze zose nazo zikamumenya. Iyo azihamagaye zumva ijwi ze zikamukurikira, n'ubugwaneza. Iyo azihamagaye zumva ijwi rye zikamukurikira, aziyoboza ubuntu n'ubugwaneza. Aziragira mu cyanya cy'ubwatsi butoshe, ndacyo zitinya ndacyo zikanga, ziguwe neza. Ariko tumuhereze icyubahiro Yesu. Ntacyo zikanga, ntacyo zitinya, ziguwe. Ariko abamwemera mwatera haleluya. Ntacyo zitinya, ntacyo zikanga, ziguwe. Ariko abamwemera haleluya. Ntacyo zitinya. Kora kuri babiri babwira ngo ntacyo zitinya. Ntacyo zitinya, ntacyo zikanga, ziguwe neza. Mwaguruke dusenga Imana, ndasoje. Mwaguruke dusenga Imana, tubwire Yesu atwiyishurire.
ntabwo natinda. Iyo uri kumwe na Yesu bamuhishuriwe ntacyo wikanga, nta n'icyo utinya. Abo turi kumwe haleluya, abo turi kumwe haleluya. Ntacyo wikanga, ntacyo utinya, kuko waramaze kumuhishurirwa, waramaze kumumenya. Niwe rembo ry'intama, niwe mwungeri mwiza Yesu, kandi niwe gitangaza. Turamushimira, ajya akora ibitangaza abantu bagatanga. Iyo yagikoze abantu baramwemera, iyo yagikoze abantu baramukorera, iyo yagikoze abantu baramushima. Yesu ni igitangaza, ariko twamuha icyubahiro ko Yesu ari igitangaza. Yesu ni igitangaza, niyo mpamvu kumuhishurirwa ari byiza. Yesu ni iki? Yesu ni iki? Bamabwiye ukunda ari umujyenama, akubwira ukunda ari umwami ukomeye, akubwira ari umwami utanga amahoro. Yesu atanga amahoro. Yesu ni umujyenama, atugira inama mu buzima bwacu bwose, agendana natwe, aratwiyereka, aradusetsa, aduha ubuzima, akaduha imibereho. Tumukomere amashyi menshi cyane. Yesu arashoboye, 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 arashoboye. Iyo turi kumwe nawe, yaravuze ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma. Musabe icyo mugize mute, shaka cyose tushaka, ariko ni ukuguma muri we. Intano nese ni muri we, ni muri we, ni imbere, ntabwo ari inyuma. Iyo umuntu ari inyuma akora ibizira, akora ibyaha. Iyo umuntu ari inyuma biba bibi, ariko kuba muri we bigufasha kunesha, kandi aguha amahoro, kandi akubera igitangaza mu bantu bose. Kubera iki? Wamwihishemo, wamwihishemo, ariko uri muri we, kandi akora byinshi, akora ibitangaza, ariko uri muri we. Umuntu yigeze kumbwira ngo nzapfa ndimbwa, ngo imibare nsanga imbwa zirimo amoko, nsanga harimo imitimbwe, ibihomora, imisega, nyakabwana. Ntibaza ngo nzapfa ndiyihembwa, ndavuga ngo ma ngukorere nzapfe ndimbwa. Ariko ndashimira Yesu. Muri kubona ndi kumokasa, hari umurizo w'imbwa mfite se. Yukoreye Yesu neza neza, ugahishurirwa Yesu, akugira umugabo, akugira. Ariko abantu bamwemera mavuga ngo amena cyane. Cyumwemeye akugira umugabo. Reka dusenga Imana. Ese urashaka guhishurirwa Yesu? Urashaka guhishurirwa Yesu? Tugiye gusenga Imana, twakira umushumba. Mushumbaze. Ntabwo nshaka kugira amagambo menshi kandi mufite igiterane, ariko Yesu atwihishurire bundi busha. Abo turi kumwe haleluya, atwihishurire bundi. Ntabwo kuririmba ugahogoza binyemeza ko wakiriye Yesu, ntabwo binyemeza ko wamuhishuriwe. Oya, oya. Guhanura iwacu hari umukobwa wigeze abura amezi 6 kandi atwite inda y'amezi 6. Bisobanuye ngo rero guhishurirwa Yesu nirindi banga, nirindi banga, ariko dusabe Yesu kugira ngo atwihishurire neza tumumenye. Reka dusabe mushumba adusengera Imana, atwingingira Imana, ayibwire ngo turashaka kongera kuguhishurirwa bundi busha. Adufashe, adusengera Imana. Mana turagushimiye, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye, tugushimiye amagambo yawe twumvise turi muri aya materaniro. Bagaragu bawe n'abaja bawe, nyuma yo kumva ijambo ryawe twese turahagurutse n'ikimenyetso cyo guca bugufi imbere yawe. Turifuza ko Mwami Imana yacu
Yesu atwihishurira bundi bushya kugira ngo tubashe kumumenya, tubashe kumusobanukirwa, tubashe kugendana nawe, kugira ngo Mwami Imana yacu azatugeze mu bwami bwawe, kubera ko ijambo ryawe riratwibukije ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Nyemerera rero atwihishurire twebwe twese muri iri teraniro, kugira ngo tubashe kumusobanukirwa kandi tubashe kumumenya. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mugaragu wawe rero utugejejeho amagambo yawe, tumusabiye umugisha, tumusabiye imbaraga. Nyemerera umwuka we wera komeze gukorana nawe kandi akomeze kumugirira neza. Turi muri iri teraniro rero turasenze ngo umwuka we wera komeze kuganza muri iri teraniro, kandi tugushimiye ibitambutse, tukuragije n'ibiri imbere, ngo ukomeze kuba mu ruhande rwacu twese kandi ukomeze kutugirira neza. Nyemerera ubushake bwawe ari bwo bukomeza kuboneka hagati muri twe twese mu izina rya Yesu. Amen.